Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE ndetse no kuri groupe ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE. Ngiye ubasuhuza ni Samson nk'ibisanzwe tubana kuri izo mbuga zombi. Ubwo rero niba utarakora subscribe kuri YouTube channel reba rwose ngiyo biti kuri ruhande kora subscribe ubundi witurize. Ikindi niba utari muri groupe ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE rwose reba muri description y'iyi video uhite ujoininga kuko niho hantu amakuru menshi hari amakuru duterwa tunyuza hano kuri YouTube tuhita dutangira muri groupe ako kanya direct yaba ari amapost n'ibindi byinshi. Rero niba utari muri iyo groupe WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE hita uyijoininga nawe amakuru ajya yita kugeraho 5 kwa 5. Ikidonye muri iyi video rero mumurikire neza murabona ndi kuri X ya Sidra bank, murabibona Sidra bank murabizi mu minsi meruka mbayohereza update batwereka ko bazanye wallet nshyashya. Murabyibuka icyo gihe wallet nshyashya iza I think narabiberetse uburyo kiboneka buri wese ajya muri konte ye. Ngiyewe wenda mbere baze bisegureho telefone yanjye sinzi niba ari telefone yanjye niba ari ama network ntabwo ndi kubasha accessinga Sidra chain yanjye. Ubwo rero hataza kugira umuntu uvuga ati wowe ko ndeba utari kuyinjiramo, wowe nugerageza mu yabo ukabona biri gukunda system yabo sinzi ibibazo bigiye birimo naga ibintu biri kugenda neza, yaba application yabo naga ikunda, yaba na hano hari abantu dufungura nibikunde nkuko nanjye mubona biri kwanga. Ntuze kugira ikibazo nawe nubona byanze jya umenya ngo nyine ni system bitari gukora neza, nta mungenge uze gutegereza hari igihe uza kongera ukajya gufungura bigakunda. Ikinzanye muri iyi video rero ahari ni bwa mbere na mbere ikintu kinzanye mbere yuko dukomeza nje kukwereka uburyo KYC y'isura ikorwa tugendane neza 5 kwa 5 ndakuyobora mwereka uburyo KYC y'isura ikorwa. Mbere yuko ngira wenda reka mbanze nyine nange nezo update muribuka mbereka Sidra chain ko baduhaye wallet. Murareba wallet barayizanye nshyashya nyine yerekana sendi na receive. Ibi ngibi abari kubasha kuyinjiramo bakayaccessinga barabibona kwakira no kuba receivinga. Izi zindi zo wenda ntago nge na verify kubera ko murabona nyine konte yanjye ntago ndi kwinjiramo ngo ndebe, ako baye nawe ushobora kwinjira muri konte yawe ya Sidra ukabona birimo. Yego byaba ari byiza kuko murabona ko bongeyemo ibintu byinshi aho umuntu yemerewe kuzakora swap. Wenda amakuru yarariho hano murabona inkuru maze irabura umunsi irabuna nk'amasaha 2 ngo umunsi urangire barerekana yuko Sidra coin na Sidra token barabisobanuraga. Nuvuga ngo abantu twabaga dufite Sidra coin cyangwa se Sidra token barabisobanuye kugira ngo mubisobanukirwe. Nukuvuga ngo Sidra coin ni the main coin you will have. Nukuvuga ngo igihe uzabona wamaze gukora swap coin uzaba ufite nizo zaba ari Sidra coin. Noneho zino tumayininga twebwe duhora tumayininga buri munsi zino uvana mu barefo iki bazita Sidra tokens. Ni token naga ari coin. Ubwo rero bakakubwira yuko token you will receive from violating daily you can swap them to Sidra coin. Nukuvuga ngo zino token ubona umayininga buri munsi ziriye ebyiri buri gihe baguha ni token. Hari igihe kizagera ukore swap nkuko muri kubibona hano kuri iyi foto. Murabona kuri iyi foto ko hariho no gukora swap, murabibona. Nuvuga ngo igihe izaba ari gukonda neza iyi blockchain yabo cyangwa se wallet yabo hariho gukora swap ugafata token zawe. Urareba barazerekana Sidra token, ubwo ni urugero wenda 874 cyangwa se wowe ufite 100 cyangwa se ufite zingahe ukaza guhita uziswapinga zikaba Sidra coin. Iki gihe nibwo uzaba ufite coin apana token. Rero token ni zino twe tumayininga buri munsi, bwo mu gihe tutarazikorera swap ngo zibe coin turacyafite Sidra token ntago turagira coin ya Sidra. Ubwo rero mu byumve bakongera bakavuga bati the 4 tokens are given to you based on the total number of people who joined the system. Because of your each token can be swapped from Sidra 10 Sidra coins. Nukuvuga ngo nubundi abarefero bawe bazajya bagenda bazibaguhereza batewe n'umubare w'abantu winjije. Urumva niba warinjije abantu 100 niba warinjije abantu bangahe izo coin zawe bazazigwa. Rero nubundi ikiriho nuko ziriya coin zose zira token zawe winjishaga ku muntu umwe wenda bakaguhereza ari 10. Ubwo nuvuga ngo n'ubundi bazongera baziswapingemo Sidra coin 10 zizahita ziba 10. Ariko noneho bakakubwira ngo you can only swap for tokens from reference who completed the KYC process. Nukuvuga ngo umurefo wawe uzaba utarakurikiranye ngakore KYC yemerwe, icyo gihe nago uzakore nizo uzemera ko kuzikorera swap. Murareba ko system yabo ibintu byose barabivanguye. Nukuvuga ngo hari Sidra coin zawe bwite uzaba waraswapinze, hakaba token za zindi umayininga buri munsi, hakabaho nizo bita refo token za zindi nyine winjije ku barefo abo barefero bawe bakwinjirije. Ubwo nukuvuga ngo niba ku barefo wenda ufite izo Sidra token 200
zizaza kuri Sidra coin aha hejuru ari uko ba bantu bawe 10 winjije, kubera ko buri muntu umwe bagendaga batanga 10 ubwo nibamara kubwira 10 cyangwa se nibamara gukora KYC zabo zose zikemerwa, icyo gihe nibwo uzabasha kuzihabwa. Hariho no gukora swap ku bantu bari mu gihugu cyabo nyine haraza Katari, murarebaho hariho no gukora swap ukaba wayagira amafaranga yabo, murabibona Katari tokeni biki, nuvuga ngo bo bazabikora, twebwe ntabwo biri, ariko twebwe ubwo tugomba kuzazivunja mu madolari nk'ibisanzwe, ntabwo ari ibintu nakirwa ninda. Ubwo rero yari update mu bisobanukirwe. Ubu tuvugana buri wese ukora mining afite izo bita Sidra tokens, yaba ari abarefo bawe, yaba ari aba izingize umayininga buri munsi, ni Sidra tokens ufite. Ubwo numara gukora KYC yawe ikemerwa, bakaguhereza migration cyangwa se ubwo zikimuka zikazamo hano muri wallet yawe, zizajya ziba ari token, ubundi uze gukora swap nyuma yaho zibe Sidra coins. Ubwo nakeka iyo update nyibahaye. Ikindi ubwo ngarutse kuri KYC ya kabiri nkuko nabibabwiraga y'isura, basohoye amakuru bavuga yuko Sidra quick update, our KYC process isn't fully available yet kuri bose. We understand everyone eager to finish KYC for P2P, but don't worry, it's not open to anyone yet. Nukuvuga ngo iyi KYC ya kabiri bari kuvuga hano ntago yarifunguwe mu bantu bose, mu byumve neza. Nuvuga ngo ngiye kukwereka uburyo kikorwa, kuko nge nyifite, nujyayo wawe ugasanga nayiriho, nugira impungenge ni wirubuza no kwirugumbaza inbox umbaza ngo muko nge nari kuyibonaho. Bari kuvuga yuko ntago yafunguwe ku bantu bose, no kuvuga izo yagenda ijya kuri bake igihe nikigeraho system yabo bakabona bamaze kubinoza neza, nibwo twese mwisi yose buri wese ukora mining ya Sidra azisanga iyi P2P cyangwa se iyi KYC y'isura yaje. Nukuvuga ngo iyi KYC rero irimo ibice bibiri, nako nibura nka bitatu by'urugero by'ingenzi bibabwire. Hari igice cya mbere cya KYC twakoze ya yindi isanzwe ya mbere, murayibuka twese yo gushyiramo indangamuntu. Hakaba KYC y'isura, aho ufata nyine video y'isura yawe, murabyumva, ari nawe ngiye kubereka hano nonanga muri iyi video. Iyindi KYC ya gatatu ni KYC ya P2P. Iyo ya P2P rero yo ntago ndasobanukirwa ukuntu ikorwa neza, ariko nayo iriho, ndaje mbibereke neza cyane. Nukuvuga ngo rero ku bantu muri kushobora accessing Sidra chain yanyu mukayinjiramo ukabona birakunda, mugerageze nyine muyinjiremo mubikore. Ariko twebwe kubera ko tugiye gukora KYC ya ira isura, ntago tunyura hano kuri sidrachain.com. Ni ukuvuga ngo icyo dukora, turajya muri Chrome yacu, ni ukuvuga ngo ubwo ndasearchinga tab nshyashya, nawe ujye mu searching tab nshyashya wandike muti kyc.com. iki gihe uraba ugiye ku accessinga KYC noneho y'isura ya nyayo. Mu nkurikire tugendane neza 5 kwa 5 ataza kugira umuvurano uvuga ngo ibintu niyabibonye kandi bagerageje kubibereka neza ku murongo. Nuvuga ngo iyo unyuze kuri sidrachain.com uba ugiye ku accessinga konte yawe, ureba wallet, ureba balance, ukora mining nibiki. Ariko kubera yuko ari KYC unyura kuri kycport.com ugategereza ikarodinga. Nababwiye ngo ngiye sinzi ikibazo kiri muri system yanjye, muri hangana nyine niko bimeze, nibikunda nanjye nyine ndabikora nuko ngira ngo mbe update imbere ku buryo ibintu bikorwa mu bisobanukirwa, hataza kugira umuntu uvuga ngo ibintu niyabonye uburyo ki bikorwa, kandi ngomba nagerageje kubakusanyiriza amakuru neza cyane. Turindira loading ama network noneho yabaye ibibazo kabisa, ariko nta kundi nyine turihangana, turayakoresha ukari kabisa. Turindire iyo KYC ze nababwiye ngo iyo unyuze kuri sidrachain.com uba ugiye ku accessinga konte yawe, yaba ku mininga, kureba wallet. Ariko niba ushaka kubona KYC ko wayihawe cyangwa se ukayikora, ndetse na utaranakora na yindi ya mbere, icyo usabwa jya muri browser yawe, yaba ari kuri iPhone, yaba ari kuri za Chrome cyangwa se za Phoenix, yayo searching iyo bita Sidrachain nako kycport.com. icyo gihe urahita uhabwa ku accessinga konte yawe neza cyane 5 kwa 5. Yes, ndakeka muri kubibona ko yamaze kurodinga nyine. Ni ukuvuga ngo hano hariho nakandi kantu kibanga mutari mwarabonye, harimo gushyiramo phone number cyangwa se nimero yawe ya telefone. Icyo ubishaka, nubishaka urahita ukanda hano kuri mobile nyine, uhitemo igihugu cyawe, ushyiremo nimero yawe ya telefone, n'ubundi ukare save na nimero ijyamo. Ushaka uhita ubikora 5 kwa 5 nyine, ibintu bikahita bigenda neza cyane. Rero ubwo KYC ukuntu iboneka, numara gufungura konte yawe cyangwa se wahunyuze kuri KYC port ukabona bije bitya bimeze bitya, urakanda kuri turiya dukoni dutatu dutambitse turi mu nguni. Numara kudukandaho baraguhereza iyo bita ngo ni
aha baraguhereza home na KYC document na foke cyangwa se logout, urakanda kuri KYC document. Aha kuri KYC document rero niho KYC ubundi iri. No vuga ngo kuri wowe wakoze KYC ikemerwa ya mbere urahita uhabwa ko nyine yabaye confirmed, murabibona ko birimo. Kuri wowe utarayikora ngo ibe confirmed rero no vuga ngo murareba turahari tuvivuye kamwe 2 3 4 5 6 7 8 9 utu twose uko hari utuntu 9 muri kutureba hano, rekana na tuzuminga wenda muturebe neza. No vuga ngo ubuhereye kuri aka kambere bukararangiye, aka kabiri, aka gatatu, aka kane gukomeza hagakurikiyeho kisura ariko nababwiraga, murabibona. No vuga ngo network ziracitse ariko ziragera aho zikunde. Yes, network zanane ariko nyine no kuvuga ngo nkuko nari ndimo bibasobanura nababwiraga yuko nyine utu tuntu twose ukari 8 kamwe tuntu twose 9 tugomba kuba twarabaye icyatsi. No kuvuga ngo bugatahiwe naka nyine ka video kerekana isura. Numara kugera ahantu hameze kwika kwifotisa gutya urakanda kuri iyigo murayibona. No kuvuga ngo barakubwira ngo KYC status need face tracking, urayikandaho. Nuyikandaho barahita baguhereza ifotisa gutya, barabanza bakubwira ngo please do this expression. Nuvuga ngo urakurikiza amabwiriza bari kukubwira. Naco emotion ugomba kubura ahantu hagaragara neza cyane. Icya kabiri noneho nawe ukaba wishimye. Nuvuga ngo ugomba kubufata ifoto nibura ugaragaza n'amenyo nyine ugaragaza ko wishimye. Wenda reka mbereka nk'urugero rw'iyo nafashe, uraba nibura werekana n'amenyo yawe. Icyo ukora rero biraba biri kurodinga. No kuvuga ngo hano biraba biri kurodinga. Icyo usabwa ni ugukomeza kaguma muri position imwe, ukagumamo mpaka KYC yawe yemewe. Mpaka nubona itemewe nyine ubwo biraba byanze, amanetwork ari kugorana nyine, system irimo ibintu byinshi, abantu bari kuyihurira hari benshi. Nubikora ukabona biranze, nta yindi mpamvu mubwira bibitera, nuko nyine haraba hariho ikibazo cy'amasystem. Ariko ukikorwa nuko nguko. No kuvuga ngo ukimara gukanda kuri iyi ngiyi murayibona, bareta baguhereza mbere na mbere barabanza kwereka kwa rowinga inyuramo yawe cyangwa se browser yawe gukoresha kamera, ugakandeho. Numara kugakandaho barakwereka nyine izi position ugomba kuburimo, kuba wishimye ndetse no kuba uri ahantu hagaragara neza. Nyine ifoto irabigaragara nkuko nanjye mubona ifoto yanjye igaragara neza cyane. Igihe rero uraba washyizemo ifoto yawe igaragara neza cyane, icyo usabwa ntago wowe ufite ahantu uri bukande ngo wemeze ifoto. Urategereza video ugumemo mpaka nyine wishimye, nyine ugaragaza uko babiri kubyifuza. Nibabona ko ibyo uri gukora ari byo cyangwa se system ikaba zakunze ufite na network zihagije, urajya kubona bone barakuvivuriye nyine bakwereketse yuko KYC yamaze kugera gute kwemerwa. Icyo gihe nibamara kukwereka barakwereka ko success nyine face authentication yamaze kuba success. Icyo gihe KYC yawe uraba yipasinze ushigaje gukoresha P2P. Nababwiye ngo nubigerageza ukabona nibiri gukunda, mujye mwumva ibintu neza. Nubigerageza ukabona nibiri gukunda, ntuwirirwa uza kumbaza in box umbaza ngo ese nguko byanze. Menya ngo nyine ni system nagira rekura neza, nago ibintu nyine abantu baba babibonye bigitangira nago biba bigikomeye, nago biba bikomeye. Nuvuga ngo bo baba babirekuriye abantu bake kugira ngo batestinge. Rero ba bantu bake yuko bangana kose bahurira muri system kubera ko ibintu biba bitakanose, ibintu bikanga nyine bikagorana. Ubwo rero KYC nubwo bugikorwamo mugerageze muyitabire vuba. Uri bujyamo akayisangamo arwane no kuyikora mpaka ikoretse. Nugerayo nawe ukayibura, utegereze nyine izageraho ngayo ikugereho 5 kwa 5. Bibutsa yuko amakuru yose mumbagerageje kuyabahera kugira ngo mujya gucekinga mucekinge ibintu mubikore neza. Ubwo rero nuko KYC korwa ngiyewe byanze nyine network nanjye zananiye, nabibabwiye network nakomeje kugerageja bikarodinga guko ariko kubera network na system itari gukora neza ntibamvivurire bikaguma gutya gusa. Ubwo rero nawe ukomeze ugerageze aho biri bukundire. Wenda naza no kubasharinga screenshot yaba ari hano kuri WhatsApp, yaba ari kuri groupe ALL-MINIG-UPDATE, yaba ari hano kuri YouTube, hose nabasharinga nta kibazo. Ariko ibintu bikagenda neza. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, mukomeze mukore mining kandi mukore ni KYC ya Sidra face authentication ya kabiri. Ubwo rero reka ndekera aho ngaho, dukomeze tubane kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE ndetse no kuri groupe ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE. Mukomeze mugira ibihe byiza.